Mwami Imana ishobora byose, turagushimiye kandi tuguhaye icyubahiro, tuguhaye ikaze mu buzima bwacu, tuguhaye ikaze mu kubaho kwacu, uzubane natwe kandi utugirire neza kurusha mbere. Mwami Imana ishobora byose, tugushimiye ko waturinze ibihe byose byatambutse, uyu munsi twaba twongeye guhura, none turakwinginze ngo ubane natwe, utugirire neza, akanya keza k'ijambo ry'Imana tugiye kwakira. Mwami Imana utwungure ubwenge, ukangure amatwi yacu yumve icyo ushaka ko twumva muri uyu mugoroba. Abana natwe rero kandi utugirire neza, tugire umugisha muri iri teraniro, ntaba ari twebwe izina ryawe nirihabwe icyubahiro, bidutere kugukunda kandi tugukorere mu buryo bwose. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Bavandimwe, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ni umugisha guhabwa aya mahirwe kugira dusangire ijambo ry'Imana. Turabizi neza ko ari twebwe turitanga. We are not worthy enough kugira turitange. Iyo umuntu asubije amaso inyuma asanga ari ubuntu bw'Imana. Ibaze nawe kuba Imana ivuga ko turi abambasaderi tuyihagarariye, ni igitangaza. Imana iri yera ikiranuka, ni igitangaza gikomeye. Pawulo yavuze ngo kubw'imbabazi z'Imana. Muri ayo magambo turi abakwiriye kuvugira Imana ukurikije uko Imana iri, ariko by God's grace Imana ishima ko tuyivugira n'izo dysfunctions zacu. Icya kabiri, ni uko Imana iyo idukoresha ntabwo iba ibwira abandi mu by'ukuri gusa, n'urimo kuvuga nawe iba irimo kumubwira nubwo irimo kumuvugiramo. Rero mwakoze cyane kuba aya mahirwe Imana yampaye, sinari mbizi. Mwaduhaye amahirwe rero, mwakoze cyane. Kadusenge. Mwami, ndagushima ko umpaye aya mahirwe yo kuganira n'aba bavandimwe. Ntabwo mfite ibintu bihagije byo kubabwira, ariko ibikeya umpaye ushobora kubikoresha ngo ukize ubugingo bwabo, ubutere umwete. Mwami, turusheho gushushanywa n'ishusho y'umwana wawe nk'uko umugambi wawe uri. Ahari nanjye wamfasha nk'uko Pawulo yabwiye Timoteyo ngo nabwiriza akwiye gusigara nawe ibyo yabwirije ari inyangamugayo kuri byo. Ufashe nanjye Mwami ibi byanditswe byera bikora umurimo mu buzima bwanjye. Mwuka wera ndabizi ko uhari, niwe ubasha gusobanura, usobanuriye kugira ngo tubashe kumva icyo ushaka kuvugana natwe Mana. Urakoze mu izina ryawe Yesu, amen. Mwakoze. Muri Edeni nabonye ariho mwatangiriye. Nkurikije gahunda mwampaye, hariho uburyo bwa communication Imana ivugana n'abantu yaremye Adamu na Eva mu gusenga, ariko byari bifite ishusho itandukanye n'iyo dufite uyu munsi. Ntabwo Adamu na Eva basengaga Imana, bavuganaga n'Imana. Ibyo ubwabyo biratubwira ko original term y'icyo twita gusenga ni ukuvugana n'Imana. Mu by'ukuri baravuganaga. Bibiliya itwereka ko ngo bavuganaga n'Imana. Ahandi tubona Imana ivugana n'abantu ni igihe tubona ivugana na Mose. Gusenga mu buryo nyabwo ni ukuvugana n'Imana mu by'ukuri. Umuntu atarinze abigira ibintu bikomeye nk'ishusho bifite uyu munsi. Umuntu usenga ni uvuga cyane,
n'uri mu misozi n'ibindi, ariko siko biri mu by'ukuri. Biriya nabyo si bibi, biterwa iyo ngiye mu musozi hagiye mba nshaka solitude, ahantu hacecetse, hatagira ikinderanja. Iyo nsenga wenda mvuga cyane n'ibindi biterwa n'amarangamutima na personality z'abantu, ariko ni ukuvugana n'abantu nk'uko umuntu yagusuye mukavugana, nk'uko muvugana kuri telefone, ukamubwira akakubwira, ukamubwira akakubwira. Gusenga harimo ijambo rihishemo abandi bigoye guhita ubona, ijambo dependence. Mu yandi magambo, ibyiringiro byanjye biri kuri uyu. Ni nko kuvuga ngo mfite ikibazo runaka cyangwa mfite ishimwe runaka, meya yankemuriye ikibazo, ndashaka kujya kumushimira. Mfite ikibazo, meya niwe wagikemura, reka njye kuvugana nawe. Mu yandi magambo, ibyiringiro byawe no urumva wishingikirije kuri we. Ndimo ndashaka gusobanura terminology gusenga. Bihishemo ikintu cya dependence. Adamu na Eva bavuganaga n'Imana, ariyo mwami wabo, ari Imana yabo, ariyo mugenga w'ubuzima bwabo. Nagira ngo mbanze nkureyo neza iki kintu cyitwa gusenga. Gusenga bizana gushira amanga. Aba basore baravuga bati uko byagenda kose ntabwo byakunda ko dupfukamira ibigirwamana. Mwatujugunya mu muriro, mwatujugunya mu mwobo w'intare, n'iyo mwatujugunyamo Imana ntidutabare, ntabwo twabasha gupfukamira izi mana. Uku gushira amanga nta handi guturuka, guturuka mu kumenya Imana. Tukubonana abigishwa ba mbere bari bashize amanga no kugeza mu bami aho biregura. Ba Paul bari mu manza ku mwami Agiripa, babemeza ibyo bizera, bavuga bati twanabipfira. Bamwe ndetse amaherezo yabo barabipfiriye. Uku gusenga ni ugusenga kuzana gushira amanga. Iyo urebye mu gitabo cya Daniyeli, nibyo ubona, bashize amanga. Hanyuma icya kabiri navuga gusenga bizana, gusenga bituma, mu aya magambo, iyo usenga uku gushira amanga nta kindi bibyara. Abantu batangarira uku gushira amanga, kuko abigishwa ngo batangariraga bakwataba abantu ko tubazi batize, ni abaheye, ntibize, ariko baravuga ibintu tukabyumva, baravuga ibintu bashize amanga. Aba ba Daniyeli kubera gushira amanga baheshejwe no kuba babanye n'Imana. Kandi ntushobora kubana n'umuntu mutavugana. Nta kindi kintu byazaniye umwami kwizera Imana yabo. Mwumve nawe, umwami w'abanyamahanga, kwizera Imana y'ukuri. Mu gice cya 3:28 haravuga ngo Nebukadinezari aravuga ati, Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego ishimwe, niyo yohereje marayika wayo ikiza abagaragu bayo bayiringiye, kuko bigurukije ijambo ry'umwami bagahara amagara yabo, kugira ngo batagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga. Mwongere iri jambo basenga itari Imana yabo. Nicyo cyatumye nca iteka rya Perezida Marizi, ni ntarengwa, kugira ngo umuntu wese wo mu moko yose y'indimi zitari zimwe uzavuga nabi Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego azatemagurwe, kandi urugo rwe ruzahindurwe nk'icyavu,
kuko ari nta yindi mana ibasha gukiza bene aka kageni. Haleluya! nta yindi mana ibasha gukiza aka kageni. Ibyo bishize, umwami yogeza Saduraka na Meshake na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni. Undi musaruro uvamo ni iki? Uretse kuba abantu batarizera bahindukirira Imana twizera kubera umubano dufitanye n'Imana ko tuvugana, ikindi bihereza amahirwe abizera cyangwa abasenga, bibaha amahirwe yo kubona amapromotion na favor batagakwiriye kuba babona mu gihe batasenze. Mbega ibintu bikomeye! Ngo arabogeza mu gihugu i Babuloni, mu gihugu cy'abanyamahanga arabogeza. Ntabwo ari uko usenga ashaka kogezwa, ariko nuko iyo baguhaye platforms, promotion n'ibindi, biba biguhaye amahirwe yo gukora ibirenze ibyo wakoraga. Izi nkuru, gusenga n'umumaro wabyo, twifashisha urugero rw'aba basore batatu. Ni abasore kuko Bibiliya igenda itwereka iyo dusoma igitabo cya Daniyeli uburyo bagiye bava mu cyiciro bajya mu kindi. Bari abasore bakiri bato kuko Nebukadinezari batoranije abantu ngo batoya, young ones. Ikindi bari bright, b'abanyabwenge, ushobora bameze nk'ikibaho, bameze nk'urupapuro rutariho ikintu ushobora kwandikaho, nk'ikibaho ushobora kwandikaho. Abantu bagiye kwigishwa ibya Babuloni, iby'ubwenge bwa Babuloni, iby'ibwami. Nk'uko mu bucakara bw'igihe cyashize abakoloni nabo batoranyaga abantu batoya, cyangwa se abazungu bakabyana n'abirabura kugira ngo aba bana bakurire muri community yabo, babigisha ubwenge bw'abanyamahanga, babasibemo inkomoko yabo. Ni uku babatoranije. Ariko ibyo ari byose, umuntu w'ingimbi cyangwa se reka mbyite young adults, bari mu myaka 19, 20, 21, bakiri batoya, bari bamaze kumenya umuco w'iwabo muri Isirayeli, umuco wabo w'Imana yabo, bazi gusenga, bazi Jehova, bazi Yawe, bazi amateka yabo. Nk'uko Imana yababwaga ngo ibi bimenyetso mubibike kugira ngo muzabyereke abana nibabaza ngo kubera iki, mubasobanurire amateka mufitanye n'Imana. Barabajyana, ariko ntabwo bigeze bamenya ko aba bantu bafashe umuco w'iwabo, nubwo babajyanye mu bunyage, babajyanye mu gihugu kitari ikiwabo. Icya mbere, banze kuramya ibigirwamana by'aho bagiye. Kubera iki? Niki cyabiteraga? Babiterwaga nuko hari imitekerereze n'imikorere bafite y'aho bava. Ibi ntabwo tubibona kuri aba basore gusa, tubibona no kuri Joseph mu itangiriro. Turabibonaho Joseph abwira muka Potifari ngo nabasha gukora nte iki cyaha mu maso y'Imana. Biragaragara ko afite imitekerereze iri connecte n'Imana. Rero uru ni uruhererekane rw'uko bari bamaze kumenya Imana yabo. Icya mbere, banga gupfukamira umwami n'ibigirwamana byahariye. Ariko ikindi, ngo bariyirizaga bagasenga ngo ndetse ngo bagatungwa n'ibishyimbo gusa, ngo ariko ngo bakarushaho kuba beza, ntibagire icyo baba. Biragaragara rero ko barimo barabetweka, nubwo Daniyeli asigara bamutwereka yarabaye umusaza kuko yakoreye ingoma nyinshi, yakoreye Nebukadinezari n'umuhungu we n'iki, ubwami uko buhinduka n'abami uko bahinduka yagendaga bakorera. Ibi turabibona ngo arangije afata umwanzuro wo kubamamaza. Dore ikindi, umusaruro, umumaro uva mu gusenga. Iyo ukomeje mu bice biri imbere,
ngo umwami yaje kurota inzozi hanyuma ananirwa kuzirotora, bisaba ko bashaka umuntu usenga akaba ariwe uzirotora. Ibi byanyibukije yozefu, anyibukije yozefu ukuntu yarotoye inzozi zo muri Egiputi igihe yarotaga inka z'iminambe, yangiza arotora plan y'Imana ku gihugu cya Egiputi. uyu nguyu nawe nta wundi wari ufite ubushobozi uretse umuntu uvuga. Umwami yarose ibintu atabasha kumenya, yibagirwa inzozi pe, arazibagirwa. ari naho ikiganza cyanditse ku rukuta, hanyuma bakenera umuntu usobanura ibi bintu. mu magambo, ururimi rutamenyekana ariko ururimi rw'ubumana. muri iki gihe mbabwira ubukene dufite kubera abantu nta busabane bagirana n'Imana mu gusenga ngo bumve iby'Imana itubwira. turi mu gihe kigoye cyane ngo wumve iby'Imana ikubwira. ntabwo tubasha gukora interpretation y'ibintu igihugu kinyuramo, y'ibintu itorero rinyuramo, ngo tubone abantu batanga strategy. ariko aba ba Danieli babashe kurotorera umwami. ibaze nawe kurota inzozi ukazibagirwa, hanyuma ukazirotorerwa, ukazibutswa n'undi muntu utigeze uzirota, ariko ukorana n'Imana kubera ko Imana niyo ibasha byose, ishoboye byose, yakubwira n'ibyo abandi barose wowe utigeze ubirota. Mbega igitangaza! Gusenga bizana kurotora inzozi, bizana ubwenge bwo gutanga interpretation. ubwo twabizana mu buzima. ubu dufite ibibazo byinshi muri iki gihugu bikeneye abantu bavugana n'Imana ngo batange strategy z'ubuzima, batange ibisubizo by'ibyo bibazo mu buryo bwose. iki nacyo ni umumaro wo gusenga. Imana itanga revelation, itanga guhishurirwa, itanga ubwenge bwo gusobanura ibintu runaka. abantu basenga bazana impinduka kuko Imana ibahishurira ibyo abandi batabasha kubona, batabasha kumva. ahangaha muri iki gice ntabwo birangiriye aho ngaho. Gusenga nabikunze cyane. muri Danieli hari ibyo batwereka. igitabo cya Danieli ni igice cya 9. Danieli havuga ngo mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Dariyo mwene Ahasuwerusi wo mu rubyaro rw'Abamedi wimitswe ngo abe umwami w'igihugu cy'Abakaludaya muri uwo mwaka wa mbere wo ku ngoma ye. Jyewe Danieli nasomye ibitabo binsobanurira umubare w'imyaka i Yerusalemu hazamara hashenywe ko ari imyaka 70. byavuzwe n'ijambo ry'Uwiteka mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya. mpanga amaso umwami Imana yanjye, mushakisha gusenga no kwinginga, niyiriza ubusa, nambara ibigunira, nisiga ivu, nsenga Uwiteka Imana yanjye, nyaturira nti Nyagasani Mana nkuru y'igitinyiro, ikomeza gusohoza isezerano no kugirira ibambe abayikunda bakitondera amategeko yayo. Twacumuye tuba ibyigenge, twakoze nabi, twaragomye, turateshuka, tuva mu mategeko n'amateka yawe. Ntitwumviye abagaragu bawe b'abahanuzi bajyaga babwira abami bacu n'abatware bacu na ba sekuruza bacu. Mu yandi magambo, mbere ya strategy ikintu akora ni ugusenga. mbere y'uko arebye ukuntu amenye ko bazamara mu bunyage imyaka 70 kandi ibyo byahanuwe kera, dore ikintu cya mbere ahise akora ngo ahanga amaso Uwiteka, arasenga, yiriza ubusa, yambara ibigunira, ahagarara mu cyuho cya bene wabo. Ng'iki gikomeye, turasenga duhagaze mu cyuho cy'abarimbuka.
mu cyuho cy'abarimbuka. Mwibuke Nehemiya mbere y'uko ajya gusana i Yerusalemu, ikintu cya mbere yabanje gukora ni iki? Gusenga no kwiyiriza. Uyu muco nguyu umumaro. Ikintu gihari, amaze gusenga Nehemiya byafunguye imiryango, umwami nawe akorwaho n'iyo poroje yo kujya kubaka, babatanga sapoti. Hano Daniel nawe nuko bimeze, gusenga duhangayikiye abarimbuka. Niko muri Matayo 9:35 havuga ngo Yesu agenda ajyana mu birorero, ngo abona abantu babishyira bameze nk'intama zitagira umwungeri, ngo nuko avuga ngo nimwinginge nyir'ibisarurwa yohereza abasaruzi. Tusenga kugira ngo Data yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye. Gusenga bituma Imana ihagurutsa abakozi bayo, ihagurutsa ibisaruro. Kandi Yesu ubuzima bwe bwari ubuzima busenga. Yari Imana, yari azi ibyo Data ashaka, ariko kubera iki yari abizi ariko akabanza agasenga? Gusenga nuko bifite imbaraga. Kuvugana n'Imana, ukavugana n'Imana ukamenya icyerekezo cy'ibintu aho bigana, ukamenya icyo gukora n'icyo kudakora. Bavandimwe, gusenga ntabwo ari ukugaragara. Yesu yaratuburiye muri Matayo avuga ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya. Nimusenga ntimukamere nk'indyarya. Nimusenga ntimukamere nk'indyarya zijya kwiyerekana, ngo bagenda bahagarara mu mayira, ngo bavuga basubiramo amagambo, arangije atabigisha gusenga. Rero gusenga bavandimwe ntabwo ari nk'uko. Gusenga ni ukuvugana n'Imana, ibiri ku mutima wawe ni ukuvugana n'Imana. Kandi gusenga bikwiye kuba lifestyle, ntibibe bya bindi ngo by'agasaha kamwe. Bikwiye kuba ubuzima bwawe bwa buri munsi. Mu Batesalonike 2:5-17 bavuga ngo musenge ubudasiba. Bibiliya ntagatifu bavuga ngo musenge ubudahumeka. Muri aya magambo, pray unceasingly. Ibaze nawe umaze umunota umwe, amasegonda runaka udahumeka, biba bivuze ngo wapfuye. Muri aya magambo, kubaho ubuzima budasenga ni ugupfa. Harimo abantu benshi bapfuye bahagaze kuko ntabwo gusenga babihinduye ubuzima bwabo. Cyakora bamwe babihinduye ubuzima bwo kujya mu byumba by'amasengesho. Si bibi, ntimubyumve nabi. Babihinduye ubuzima bwo kujya mu butayu. Si bibi, ntimubyumve nabi. Ahubwo ariko ntabwo bigeze bemera ngo gusenga bihinduke ubuzima bwabo nk'uko bavugana n'inshuti zabo, ariko bavugana n'Imana. Tube twavugana turi mu nzira, turi mu muhanda, turi mu kazi, turi mu mamodoka, turi kuvugana n'Imana. Kuko ushobora no gusenga utabumbuye akanwa. Nanjye njya nsenga, ntabwo ari ngombwa ngo nsenge buri gihe abantu bumve. Navugana n'Imana kuko Bibiliya Yesu yabwiye umusamariyakazi muri Yohana avuga ngo igihe kiraje kandi kirasohoye aho abasenga Data bazajya bamusengera mu kuri no mu mwuka. Gusenga bikwiye kuba ubuzima, lifestyle. Ntabwo gusenga ari ukugaragara, si ukuvuga amagambo menshi, ni ukuvugana n'Imana ibiri mu mutima. Ariko gusenga bikwiriye kuba bifite foundation yitwa ubutumwa bwiza. Gusenga bikwiye kuba bihinduye perspective. Ntabwo gusenga bigenda byonyine. Gusenga biramutse bigenda byonyine byaba bidasobanutse, kubera ko gusenga bikwiye kujyana no gusobanukirwa. Nabikunze kuko mwe mufite umwete wo gusoma ijambo ry'Imana no kuryumva, kuko kwiga ijambo ry'Imana nibyo bitubwira uko dukwiye gusenga uko bikwiriye. Nibyo bitubwira ngo nta muntu ukwiye gusenga ngo asenge ari aho gusa, asenga uko abonye. Hari uburyo Imana yatubwiye dukwiye kuba tuvugana nayo. Nk'uko iyo ugiye kuvugana n'umuntu ubanza kumenya ngo uyu muntu ndavugana nawe n'Imana. Tuvugana nayo bitewe n'iki ijambo ry'Imana ritubwira. Abantu benshi bahinga, bamwe bazi ijambo ry'Imana ariko ntabwo bazi ko Imana ibatubwira ko iyo yavuganye natwe dukwiye kuvugana nayo mu gusenga. Abandi nabo bashaka kuvugana n'Imana birengagije ijambo ryayo. Ibyo bintu byose ntibikunda. Ni nk'indege y'amababa abiri, iyo rimwe rifite ikibazo ntigenda. Ni inyoni y'amababa abiri, iyo rimwe rifite ikibazo ntabwo ishobora kuguruka. Umuntu umwe yaranditse aravuga ngo gusenga byonyine bituma ubaho uri nyamugi iyo bigiye. Yes, wasenze rwose nta kibazo, ariko kuko utazi icyo ijambo ry'Imana rivuga, ibije byose biragutwara. None ngo iyo
abantu biga ijambo ry'Imana gusa ariko ntibumvire icyo Imana ivuga ku gusenga ngo babikore, ngo baba abantu buzuye ubwenge ariko bumagaye mu mwuka, bari dry up. Ngo ariko ngo iyo gusenga gufatanye no gusobanukirwa ijambo ry'Imana ngo abantu barakura, they grow spiritually. Rero bavandimwe, ndagira ngo nkubaze, gusenga kwawe byahindutse ubuzima? Icya kabiri, gusenga kwawe bifite urufatiro mu kuri kw'ijambo ry'Imana? Icya gatatu, ese iyo usenze ubona gusenga kuzana impinduka? Kuko gusenga k'ukuri ni ugusenga kuzana impinduka mu buzima bwanjye, mu buzima bwa community. Uyu mugoroba, iri joro ni ijoro ryo gutekereza, kongera gutekereza ngo gusenga kwawe biri ku ruhe rwego, bisa biti, bizana izihe mpinduka? Imana ibahe umugisha. Mwami, urakoze ko waduhaye uburyo bwo kumenya uko dukwiye gusenga. Ntabwo twasenga uko bikwiriye, n'ubu mbivuzeho ibintu bike kuko wowe wabivuzeho byinshi, ariko igikomeye si ukubimenya gusa, igikomeye ni ukubikora. Duhe ubuntu bwawe Mwami bwo kubaho ubuzima busenga, kuvugana nawe bibe lifestyle, ntibibe amagambo tubomborekanya, ahubwo bibe ubuzima. Twavugana nawe kuko ngo abasenga bakwiye kugusengera mu kuri no mu mwuka. Mwami, ushoboze itorero ryawe muri iki gihe, tuvane mu buhenebere. Abakozi bawe bagiye basenga, ba Joe Church, ba John Calvin, ba John Wesley, bagapfukama, ba Billy Graham n'abandi bakozi b'Imana muri iki gihugu waduhaye, basengera igihugu kikaba kimeze uku, basengera itorero, bapfukamaga amasaha atabarika Mwami bakwinginga. Niko n'uyu munsi natwe Mwami waduha ubwo buntu bwawe bwo gutekereza kuri iki kintu, ubisohoreshe imbaraga zawe muri iki gihe. Dukeneye ububyutse bwawe Mwami, buturutse mu kuba abantu bagupfukamira, bagushaka, bakunihira, bavugana nawe ngo bamenye Mwami biri kuri kalenda yawe, biri kuri gahunda yawe Mwami, ngo ari byo basohoza. Urakoze Mwami, gusenga ntibibe ibishyira hejuru abantu, ahubwo gusenga bibe ibishyira hejuru izina ryawe, mu izina ryawe Mwami Yesu, amen. Gusenga bituma Imana yohereza abasaruzi mu bisarurwa byayo kugira ngo babwirize ubutumwa bwiza. Ndagira ngo dusome mu Befeso, se nkaho ni amagambo nkunda Pawulo mvuge undi mumaro wo gusenga. Mu Befeso igice ntekereza ko ari icya mbere, Befeso igice ngira ngo ni icya mbere, reka mparebe. Befeso 15 ariho duhera igice cya mbere. Haravuga ngo nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera Umwami Yesu mugakunda abera bose, mbashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'Umwami wacu, mpamvu icyo kintu, mbashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenze. Life of prayer. Mwumvi ikintu gihari, ngo kugira ngo, kubera iki? Ngo kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ariyo Data wa twese w'icyubahiro, bahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa. Icyo ni icya mbere, gusengera abantu b'Imana. Iyo dusenze, Imana iha abantu umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, ngo bitume muyimenya. Icyo ni kimwe, abantu bayimenye. Ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaragabera, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, iziha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri, izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa uretse muri iki gihe gusa,
ahubwo no mu bihe bizaza, kandi yamuhaye gutwara byose, ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose, naryo ribe umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na bose. Ibi bisobanuye ngo Paul arimo arasengera aba bantu bamaze gukizwa, ab'itorero ryo muri Efeso, ariko aracyabasengera ngo barusheho kumenya umwami Yesu. Umumaro uva mu gusenga ni ukubona abizera bakura. Hejuru yo kubigisha, dukwiriye no kubasengera ngo bagire inyota, ngo bagire umwete wo gushaka kumenya umwami Yesu, bamenye ubwenge bubitse muri we. Oh my God, Imana ishimwe rwose. Nanjye ndumva birimo binsharenjinga gusengera abizera ngo barusheho kumenya umwami Yesu, be kudindira. Bavandimwe, mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Mushobora gutera comment, mushobora kunyunganira, tukungurana nuko nakoraga introduction. mwami Imana ushimwe kandi ushyirwe hejuru. Amashimwe ni menshi, amashimwe ni ibihumbi muri twe. Wakoze ibihambaye, wakoze ibirengeye kudutekereza, turagushimiye. N'iri shimwe ryakire, wabanye natwe, watugiriye neza. Duhaye kumva ijambo ryawe, icyo dushakaho ni iki ngiki, n'icy'uko tugukunda, n'icy'uko tugendana nawe, n'icy'uko tugukorera, n'icy'uko tuba abantu wishimira tukagukiranukira. Bana natwe kandi ukomeze kutwagura, tukugirireho umugisha mwami Imana, kandi inyota yacu yo kugira ngo tukumenye dukomeze yaguke. Isoko yawe yongere dudubize muri twe, ganza kandi utegeke byose mu bushake bwawe, tubisabye twizeye mu izina rya Kristo Yesu, amen.